Mwaramutse neza nshuti bakunze ndetse banyarwanda, ntabwo nshaka kubatindira, mbifurije igitondo cyiza nkuko bisanzwe. Ni muri iri joro rero saa 8:49 nibwo iyi post yageze ku rubuga rwa X rw'umuyobozi cyangwa se rw'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Aba bantu babiri ngiye kukwereka cyangwa se batatu, reka mpamande nkubwire babiri. Umwe uw'ibumoso ni Perezida Paul Kagame, uw'iburyo ni Felix Antoine Tshisekedi, hagati harimo umuyobozi wa Qatar. Ndagira ngo rero twihuse cyane nkubwire uko byagenze mu ijoro ryatambutse. Waruryamye abandi mwari muhuze murimo mushaka imibereho, inama birabaye hagati y'abayobozi b'ibihugu babiri. Ntabwo ndi bujye kukwibutsa ko umwe muri bo yavuze ko atazigera aganira n'inyeshyamba, yavuze ko azahura na runaka yangiza bagahura mu masaka mbwatubundi abaza iki gihugu cyanjye. Ntabwo kandi bwongere kuvuga amagambo mvuge ngo umwe muri bo yabwiye mugenzi yuko adakwiye kuba umuyobozi, avuga ko umunsi bazahura. When I met him, I will tell him that he is not. Kunyumva wibuke ko umwe muri bo yabwiye mugenzi we ku munsi bahuye nta kindi kintu azamubwira uretse kumubwira ko atabereye cyangwa se ataberewe no kuba umuyobozi cyangwa se ataberewe no kuba perezida. Ndetse anavuga ko uwo muntu ari umucuruzi, yari umucuruzi wa pizza, atagakwiye kuba ari umuyobozi w'igihugu cyiza nka Kongo. Ntabwo nshaka kukujyana kure rero nkubwire amakuru, nkubwire ibyo bagezeho. Ugomba kumenya havuzwe byinshi, gusa umwe muri bo yabeshye, yavuze ibyo batavuze mu nama, kubera ko byavuzwe mu nama babiplitinze out barabyerekana. Ariko none umwe muri bo uratekereza ari nde wabeshye muri aba bantu babiri? Ihangane gato mbanze ngo aya makuru nayo ni ingenzi, ubundi ngaruke nkubwire iby'aba bagabo babiri bahuriye muri Qatar mu gihe mwebwe mwari muryamye, mu gihe abandi bari mu mibereho. Aka gafoto ndatekereza uri kukareba, wenda ushobora kuba utakareba neza kubera ko kari muri ekara ni gatoya, ariko kanditseho Tehur Alowel. Ni ijambo libre dans 48 cyangwa se 48. Bivuze iki? Iyi nzu mureba nimwitegereza neza iriho ngo Rwanda House. Nuza kwitegereza neza cyangwa se nonsa ifoto nkayiguha, yanditseho ijambo Rwanda Echoes. Ni iki jambo nk'icyo ngicyo. Iyi nzu iherereye mu gihugu cy'Ububiligi hari i Buruseli. Ubu tuvugana rero iri jambo nkubwiye hano ryanditseho hano, niba atari agatwiko gusa ya namakuru nge nahawe ari kuva mu gihugu cy'Ububiligi. Ni inshuti zanjye, ni abavandimwe batuye mu Bubiligi mu mujyi wa Buruseli, banyerereje iyi foto, bambwiye bati ifoto igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ifoto u Rwanda rwa ibiro u Rwanda rwakoreragamo ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi. Ubu tuvugana u Rwanda rwahawe Puriave rero ni amezi 3. Kuba ari amezi 3 inzu yahise ishyirwa ku isoko. Ubu tuvugana iyo nzu yashyizwe ku isoko, yahawe abakomisiyoneri babahamagaye bati nimuze, iyi nzu irakodeshwa. Bashyizeho n'agapapuro mu Bubiligi, inzu ya ambasade y'u Rwanda abari mu Bubiligi mugende murebe, iriho agapapuro kanditseho ngo House for Rent. Iyi nzu irakodeshwa, bivuze ko nta ambasade y'u Rwanda ikiri mu gihugu cy'Ububiligi from today. Uko iki gipapuro kije nta masaha ngahe ashizemo. Nahise mubaza nti se abari barimo VP ubwo biragenda gute niba bayishyize ku isoko kugira ngo ikodeshwe? We yahise ambwira ati buriya baracyarimo, ariko inama ziri kuba, buriya abadiplomate b'abanyarwanda barataha. Ni ukuvuga ko u Rwanda nta ambasade rugifite hano. U Rwanda nta ambasade rugifite hano, which means uyu muntu yari mu Bubiligi arambwira ati inama ziri kuba cyangwa se inama iri gukorwa, iravuga ko abadiplomate b'u Rwanda bari bubirukane in 48 hours, mu masaha 48 bagomba kuba basubiye iwabo. None ndagije ndamubwira nise ubwo biraza kugenda gute n'uyu munsi? Naje arambwira ati gusinaha, ariko ino
batanga icyo bita priave, donc baguha amezi 3 yo kubona uko uvamo. Bivuze ngo mu inzu yakoreragamo ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi yashyizwe ku isoko. Mwebwe mu gihe mwatanze ngo mutanze amasaha 40 bo bahise bashyira ku isoko, bababwira ati muzingu twanye mutuvire mu gihugu. Very simple. Mwagiye mwumva bamwe bagiye beguzwa mu mirimo ku bwa za ruswa, kubwo gupfobya cyangwa se gusesagura umutungo w'igihugu. Barimo bakoze post ngo bagaya Ububiligi kuba bwarasheshe umubano hagati yarwo n'u Rwanda. Ibyo byose ni ukwigiza nkana. Ibyo rabimenye ko ubu nta ambasade y'u Rwanda ikiriho mu Bubiligi, ubyange cyangwa ubyemere. Inzu bakoreragamo bayishyize ku isoko, bari gushaka abakodesha cyangwa se abapangaye. Reka duhite twikomereza. Ni kuri uyu munsi rero ni ku mugoroba tariki ya 18 ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 nibwo Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi bahuriye muri Qatar. Guhurira muri Qatar rero nta kindi cyabahuje kwari ukuganira ku bwibazo bigiye bitandukanye. Bimwe mu bibazo rero mu byo baganiriyeho ano muhungu yamfashije neza, arambwira ati idoha muri Qatar Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame bemeranyije ko umwanzuro w'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC yabereye Dar es Salaam usaba impande zirwana mu burasirazuba bwa DRC guhagarika imirwano nta yandi mananiza ugomba kubahirizwa. Ikindi biyemeje no gukomeza ibi biganiro byatangijwe na Qatar kugira ngo haboneke imisingi y'amahoro arambye nk'uko biri muri gahunda y'inzira za Nairobi na Rwanda kuri ubu zahurijwe mu nzira imwe. Abakuru b'ibihugu byombi bishimiye Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wabakiranye urugwiro no kuba yateguye iyi nama yatanze umusaruro kuko yagaruye icyizere mu mugambi wo kugarura amahoro no kubaka ahazaza hatekanye ha DRC n'aha karere kose. Ubundi urebye muri rusange nicyo post iri kuvuga. Aka gapapuro muri kureba kangaka kari inyuma yanjye k'umutuku nicyo kavuga, uretse ko aho ngaho kari translated mu rurimi rw'icyongereza kashyizwe mu ruzungu. Noneho rero ibyo murabyumvise. Kagame aisabeshya. Kagame iminota ubu ngubu tuvugana hashize iminota 30, haje gushira iminota 45 apostinze inkuru ye ku rubuga. Arabeshya tubwiye ibitabaye mu nkuru. Ndagira ngo wumve uko avuze. President Kagame attended a meeting with President Tshisekedi hosted by His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of State of Qatar at Lusail Palace. Ubwo ni mu rubiri cyangwa se icyo bita mu nzu y'ibwami ya Qatar. Aravuze ngo President Tshisekedi ntabwo avuze umucuruzi wa pizza. Ngo the meeting ndi kugusomera ibyari biri kuri X ya Paul Kagame. The meeting reiterated the leaders' support to the EAC SADC process as the primary mechanism toward a sustainable solution to the conflict in DRC. The need to address the issue of FDLR genocidal forces and to have security guarantee for Rwanda and the region was also emphasized. FDLR muyumvishe hehe mu makuru mbahaye abanje mumbwiza ukuri. FDLR muyumvishe he? AFC muyumvishe cyangwa se 23 mubyumvishe he? Ngo the leaders unyumvire abayobozi also discussed the urgent need of direct political dialogue with AFC M23 as key
to addressing the root cause of the conflict in Eastern DRC. Nyumvira ni Paul Kagame uri kubibabwira, kandi nubwo avuga ngo baganiriye babumvikanyeho kuba habeho ibiganiro biri direct bya AFC na M23, uyu munsi yibagiwe ko banze ibiganiro, arangije ajya Paul Kagame. Iyi nkuru nguhaye ibi ndi kugusomera, nushaka ujye ku rubuga rwe ubisome nawe biracyariho, ugenda ujye no ku rubuga rwa Presidence ya Congo usome biriho urebe. Congo yandukuye iki kibaruwa cyavuye mu Barabu, iragisobanura mu rurimi rw'igifaransa direct, nta kongeramo nta kugabanyamo, ariko Kagame yaje gusobanura, azanamo FDLR, azanamo AFC, azanamo za mpamvu zabo zo bita ngo z'ubwirinzi, bya bindi byose, kandi ntaho babivugiye. Icya kabiri, kuvuga ko hagomba kuba ibiganiro hagati ya AFC uyu munsi nta nubwo ari ninjoro zari nka saa 8 z'ijoro nibwo bohereje ikibaruwa gihakana ko batazigera bahura na Congo. Nibwo bohereje ikibaruwa kivuga ko nta na rimwe bazigera bahura na Congo, kubera ko abayobozi babo bose bahawe ibihano byo kubica. Baravuga bati rero twebwe ntabwo turi bujye muri yo teatere wanyu, gahunda ni ukurwana mpaka warikare. Uranyumvira? None uyu munsi wa none araje akagobetse mu ndatekereza muri kubyumva. Cya kabiri ndimo nkubwira, ntabwo mbimazeyo byose kubera ko ikibanze cyo kubwira yuko babikoze mu ibanga rikomeye cyane, bahura mu bwenge, bahura mu bwiru bukomeye cyane, bajya guhurana uyu mugabo uyoboye Qatar, bajya kuganira, bategekwa ko buri wese agomba gukora icyoroshye kandi bagakora vuba na bwangu, bagacunguza uburyo umwete. Rero Congo bo bavuze bati vuba na bwangu turabatangariza amatariki tugiye gukemura ibi bibazo, ariko Paul ayisaza kutubeshya, aza kuvuga mbese ni nko mu buryo bwo gusembura Tshisekedi, ngamuteze umujinya, atomboke, atangiye atubwire iby'amarangamutima ye. Uri kubyumva? Niba bavuze iby'u Rwanda bakavuga iby'u Dar es Salaam bakavuga iby'u Nairobi, harimo na ya ngingo y'ibihumbi 2773. Iyi ngingo ni ikomeye cyane, ni ituma u Rwanda cyangwa se Paul n'ubuyobozi bwe bavuza induru, bahaguruka bagashikura. Ntabwo nshaka ko dutina amagambo, rero ndagushimiye babanye nanjye, nakubwiraga ni Qatar yabahuje, ariko nkwibarize nawe ubwawe. Kagame yabwiye Tshisekedi ko umunsi bahuye, yabwiye Tshisekedi ko umunsi bahuye azambwira katamerita cyangwa se atari fit kuba perezida wa Congo. Arangije aravuga ati wa muhungu wacuruzaga pizza i Burayi mu Babirigi, nta nubwo we rwose wagakwiye kuba umuyobozi, kubera ko n'uwari umukoresha wawe nawe ubwe twamubwiye ko wabaye perezida. Araseka ajya kwitaka, aravuga ati ni gute umuntu wananirwaga no kuba yakora ibi nibi yabaye perezida mu buhe buryo? None ndagira ngo mbwire, uyu munsi wa none ari kumwita perezida, kandi nawe ubwe niba umwami wa Qatar ya premier ministre wa Qatar yavuze ngo His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, nawe akavuga atandi His Excellent President Paul Kagame of Rwanda, itandukaniro riri. Ese mbaze ubu ngubu aya masaha warebye ute maso ya Tshisekedi waramwise umucuruzi wa pizza? Sigara amahoro, Imana ibarinde. Bye.